ribama riba reka batinyo. Okay, turekeraho. Mbariza ukwegereye ngo ryaragutinyuye, waratinyutse, ntukijuguma, nta dupepu tukigukanga wowe, nta miyaga ikiguhinza umushitsi wowe. Gute mwabantu mwe? Turaba Yesu mwabyemeye, turabe. Okay, Bibiliya iremeza ko Kristo n'ubuhanuzi bwavuze ko ari we ntare yonyine yo mu muryango. Okay, none se abana b'intara bari iki? Hari intare murabona ni ihe yonsa injangwe, hari intare mwabonye yabyaye ihene. Okay, nimba muri aba Yesu rero, mbwirira ukwegereye ngo wantarewe nicaye iruhande, wantarewe wantarewe. Intare ziraha nizitontome zivuga ngo haleluya. Ibyo mukoze, iyo mubikoze muzi ko muri intare, isi y'umwijima ibabona nk'intare. Babwira ikindi, nta Satani uzagutinya atagutinyishijwe nuko wisobanukiwe ngo umubwire uri we. Urabimubwira izuba riva, ugatinyuka ugahagarara. Ngewe ubahagaza imbere namaze imyaka 4 ndi umwinginzi wawe undi utazuva mu mahombe no mu butayu no mu mazi no mu mashamba, ariko utarisobanukirwa. Nava mu butayu bw'iminsi 40, nabona umurozi wese n'uwo bakeka ko ari we, ngata umuhanda ngafata inzira zitabaho nkanyura no mu bihuru. Ngo yiwe ngo nyaruroza atambona, ngo yiwe ngo arandebye. Uzi ko nimaginaga ko nandeba gusa mpita ndwara umutwe, kandi gitangaza yandeba ngahita ntangira kumva kudusonga. Benuko nibeshaho tukagongana gutya mu bandi benshi basuzanya, ngasanga nanjye nguye bampaye ukuboko, mukanya ngahita numva nk'agasonga ko karazamuka mu kuboko. Ubwo buzima nabubayemo, ariko byaratewe n'abankuriraga mu gusenga, nayobowe n'abanyamasengesho bahahamuwe n'imyuka. Haba abanyamasengesho bahahamutse, imyuka mibi yahahamuye. Naha i Kigali nza mbabona benshi cyane, baba bafite ubwoba. Umunsi umwe nararakaye mvuye gusa, ndavuga atariko n'Imana nizeye cyangwa ni ikindi kintu. Nimba Imana iri muri nge, ubu uwampinze umushitsi nuwahe? Ndatinya iki? Nyugeze ku rwego mpunga igikecuru kitanagira n'urukweto. Umukecuru nahungaga nta rukweto yakunda, nta rwayagiraga. Uyu muhunga kabuki mfite Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo na Dawudi, ubu ndi igiki? Ngo mare ntangira gutekereza yiwe, uzi ko bari abagabo bapfuye ari ngewe Imana isigaranye. Ndavuga atari kwisigaranye ubusa bacu ntibendode tu nasigara inyuma ya Pawulo na Petero, narangiza nkaba mfite iyo mitekerereze. Kuva uwo munsi nkazongera guhunga icitwa umurozi, kazongera gutinya imyuka mibi, ahubwo nzagwe mu nzira. Umunsi umwe reka tuvuye mu gitaramo dukubitane n'umukuru w'abarozi, abantu bose batinyaga. Tubona kera duserutse nk'ahari, abo twari kumenya inyuma ngo kwa jina la Yesu, kwa jina Yesu, nyarurozi. Naho kujya bivuga kwa jina la Yesu, kera ko baragenza umugongo bagiye kwa jina la Yesu, kwa jina. Ngoje guhindukira mbona bageziriya, ndavuga ati niruke, mfita ndibuka. Ndavuga ati umwana w'intare avuka ari intare. Intare ni imwe, bari abandi bose n'utunyamaswa n'inkende ziraho, kandi nkunda intare. Uzi ko intare yinjira mu ishamba, iyo yikandagiyemo ijya yivuga rimwe gusa, ikamenyesha iziri mu ishamba zose ngo narirayemo ndahari. Igitangaza n'uburi hejuru y'igiti bujya bumanuka, murayumvise, bwose bukikonera bukayisigira ishamba yonyine.
nuzajya urara ahantu ujye uvuga ngo mparaye njyenyine nk'intare. Ni umwuka wa data uraha, nta wundi mwuka wahara.